nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi Dieudonné Sebashongore abashubuje mbaha ikaze muri kiganiro nanishimira kuba mwemeye ko mpa uyu mwanya ngo tuganire ku makuru ari ya hano mu Bubiligi aherutse ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse mu nama yahuzaga Uburayi na Afurika umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika guhera tariki 17 kugera tariki 18 abanyarwanda ba hano mu Bubiligi bishimiye kumubona ku butaka bw'Ububiligi baraterana barizihirwa kugira ngo bamubwire ko bamwishimiye. Icyo gihe twagiranye ikiganiro kigufi mbere yuko biba, ariko uyu munsi nagira ngo tugaruke kuri ayo makuru ndetse tunababaze amakuru muri rusange yuko muhagaze mu Bubiligi, ariko ikintu ushaka kugarukaho ni iki ngiki. Abanyarwanda baje ari benshi kwakira no kwereka Perezida wa Repubulika ko bashyigikiye ibikorwa abakomeje kubagezaho. Nagira ngo mugire icyo mubatangariza uyu munsi. Umwanya ni uwanyu nyakubahwa ambasaderi. Murakoze Aimable kumpa aka kanya kugira ngo ngire icyo mvuga. Akazi kagenze neza. Iyo nama yahuje abakuru b'ibihugu b'Uburayi n'abakuru b'ibihugu muri Afurika yagenze neza, kandi u Rwanda rwarugizemo uruhare mu kubitegura n'ibindi bihugu. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari ibiganiro byihariye yatanzemo ibitekerezo kandi byakiriwe na bagenzi be neza. Hari ibyerekeye ubuzima no gukora za vaccin. Muzi ko hari ibihugu 4 muri Afurika bigomba kuzakora za vaccin. Hari Senegal, hari u Rwanda, hari Afurika y'Epfo, yewe na Kenya. Ibihugu byose byahuriye ku meza biraganira, ariko n'ibihugu byo muri Afurika babiganiraho. Icy'ingenzi nuko ibyo bita mu Gifaransa iyo table ronde nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatanze umusanzu mu kubaka imibanire mishya hagati y'Uburaya na Afurika. Yongera aganira ajya mu kindi kiganiro kirebana n'amahoro n'umutekano, ariko nanoneho n'imiyoborere myiza. Ikiganiro yari yateguye niwe wari co-chair, wari uyoboye n'abandi bakuru b'ibihugu b'Uburaya, ariko iki kiganiro bashoboye kugikurikirana kuri link Union Européenne cyangwa Conseil de l'Europe yari yatanze. Yewe wari uhibereye, byari ibintu hari mu buhanga bwinshi cyane. Yatanze ibitekerezo bye, arabiganiraho ku buryo no mu mwanzuro wa nyuma ibitekerezo byinshi yatanze byafashwe nk'ibintu bizagenderwaho mu kubaka umubano mushya cyangwa hagati y'Uburaya na Afurika. Ibintu bishimishije rero nk'u Rwanda kubona umukuru w'igihugu uretse yuko anatuyobora neza, akagira n'aho asaba yuko avugira Afurika, abandi bakabyumva mu buryo bw'imiyoborere myiza, mu buryo bwo gutegura h'ejo hazaza, mu buryo tuzakorana n'abanyaburayi. Uretse ibintu bita demokarasi, ariko l'honnêteté intellectuelle demanderait d'accepter, d'être humble
à la contribution y'umuntu ku bintu biri mu buhanga n'ubushishozi bwinshi. Nkaba rero nifatanya n'abandi cyane cyane abanyarwanda nubwo batari bahari muri iyo nama, muri iyo nzu hakorerwamo cyangwa ibyo byumba byakorerwamo, ariko berekanye hanze yuko bamwishimiye ku byo abakorera, ku byo ashaka kubagezaho, si no kubigeza ku banyarwanda ariko noneho no kubigeza ku banyafurika, ariko noneho no gutunganya inzira nziza twakorana n'abanyaburayi. Hari ibintu byinshi byahindutse muri kinyejana. Ibi byose byaganiriwe mu buryo buteguwe neza, byubaka. Urumva kugira ngo ire nama igere kuri iriya rwego, iminsi n'amajoro aba yakoreshejwe n'amezi kugira ngo baze guhura baganire. Turiwe turinjira mu bintu bishya. Nasabaga abanyarwanda ngo bakanguke, bakurikire ibyo ibivugwa, ariko apana bya bindi binyura kuri za rezo sosiyo, ujutse kuvuga ngo ndanze pour kuvuga ndanze kandi utanumva impamvu wanga. Ugashishoza, ese iyi message batanga iravuga iki? Mfatiriyeho nanone kugira ngo shimire abanyarwanda ku giti cyabo barahagurutse. DRB, Rwanda Diaspora in Belgium, donc abanyarwanda baba mu Bubiligi bifatanyije bakereka amahanga yuko bishimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ibikorwa byiza ageza ku banyarwanda. Nari muri sale ariko nanjye nari mfite ka video ndakareba, bagenzi banjye bande barimo bakabona ndanyeganyega bakibaza ibyo ari byo. Byari ibyishimo kubona mbona abantu bari kuri Place de Luxembourg avec liberté, avec joie, avec élégance duhorana. Aho rero niho ubona aho umunyarwanda ageze. Umunyarwanda azi gushishoza, azi gutoranya ikibi n'ikiza. Mukomereza aho ngaho bavandimwe, kuko ibyo mukora niba babikora nuko bumvise ubuyobozi bubi, abanyarwanda barajijutse, ntabwo bashobora kubukurikira. Muzakomeze mu bintwari, muzakomeze mukunda igihugu cyanyu, yewe ntihakagire n'ikindi kibabamo atari urukundo rw'igihugu cyanyu, kuko urwango simbona aho rugeze, nta naho ruzajyana abantu. Urwango rugushyiramo ubucucu. Hariya mwerekanye umunyarwanda. Nkaba mbashimiye mu izina rya guverinoma y'u Rwanda no mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Haje kubaho dushoje bukeye kugaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga amavideo yerekana abanyarwanda, ariko usanga atari ibintu bitazi aho biva, atari byo. Niko navuga, bavuga yuko hari abantu bo mu bindi bihugu duturanye badusagariye, ariko ntabyo twe twabonye. Ayo makuru muyavugaho iki? Nk'uko wari umaze kuvuga ati natwe ntabwo twumva, ariko ntabyo twabonye. Nanjye nahise mbibona ndabaza, ariko icyo banshubije cya mbere nuko nta munyarwanda wakubiswe. Murabizi namwe, iyo aho umunyarwanda tuba dufite ukuntu tubaza amakuru. Iyo aho umunyarwanda wakubiswe biba byaramenyekanye uwo mwanya. Twabajije na polisi tubwira ko atari umunyarwanda. Karirima
ku kibazo wambajije mu kanya ku byerekeye iriya insida yabaye yo kuvuga ko bakubise abanyarwanda, ndagira ngo mubwire abanyarwanda yuko guverinoma y'ubumwe n'ubwiyunge icya mbere icyo yakoze ni uguhuza abanyarwanda, ni ukububakamo icyizere, ni ukububakamo umutekano wabo bakamenya kuwirindira. Uba mu Rwanda, uba hano, birikora byonyine, icyo cyizere kirahari. Kuza gushaka kubacamo hagati nta naho mbona wapfumurira, kuko abanyarwanda bemera ubuyobozi bwabo bitoreye kandi bwerekana koko ubushobozi n'umuvuduko wo guteza abanyarwanda imbere, kubagezaho amajyambere yihuse kandi abubaka kandi abaha icyizere cy'ejo hazaza. Nagira ngo nibyo nakubwira. Murakoze cyane nyakubahwa ambasaderi, reka turangize kuri ayo magambo atatu mutubwiye: ubuyobozi bwiza, icyizere, umutekano n'ubumwe bw'abanyarwanda. Ntawabicaho ngo amenere mu banyarwanda, baba bari mu mahanga, baba bari mu Rwanda, bose intero ni imwe. Nicyo numva mvanyemo mu byo mumaze kuvuga. Aba rero nababwira nti niba nta kintu mwakongeraho, umugoroba mwiza, Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde. Mwakoze cyane. Murakoze, mugire namwe umugoroba mwiza. Murakoze.